uyu mugore yari wenyine mu nzu na Yosefu ngo afata umwitero we. Yosefu amaze kubyanga ngo arasakuza aravuga ati asobanura ko ngo yari agiye kumusuzugura, muri make yari agiye kumufata ku ngufu. Shebuja rero ngo abimenye nta kundi byari kugenda, bamushyira mu nzu y'imbohe ko yakoze ibara. Hari ibimenyetso nta kundi yari kubihunga. Bamushyize muri gereza, ukuboko kw'Imana gukomeza kubana nawe. Imana ishimwe. Imana ikomeza kugendana nawe, Imana ikomeza kumwiyereka. Agezeyo asanga y'abandi bagabo babiri nabo bafunzwe kubera ibyaha bakoze mu mirimo bari bashinzwe gukora. Abanye nabo, ariko ngo umucungagereza areba Yosefu yumva aramwikundiye, amuha kujya ayobora abo bandi. Ngo Uwiteka yabanaga na Yosefu naho muri gereza. Imana ishimwe kibana natwe mu byo duhura byose, mu byo duhura nabyo byose muri ubu buzima. Urugendo rwacu rwose rw'ubuzima, Imana ibiri kumwe natwe, intambwe ku yindi Imana ibiri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane, ntago yadutererana, ntabwo yatureka. Yosefu abaye mu nzu y'imbohe, abayemo rwose ibintu nyine urumva yavuye iwabo, ise yamukoreye ikiriyo byararangiye, abavandimwe be nabo baramugurishije byararangiye. Aturije rero muri gereza, ari mu gihugu kitari ikiwabo. Ariko izi mfungwa ebyiri asanzemo ngo ziza kurota, zirarota nijoro inzozi. Hanyuma ngo mu gitondo Yosefu asanga bababaye, arabaza ati se habaye iki? Amubwira ati yewe, ati twarose inzozi, ati kandi twese buri wese yarosize, ariko zaduteye ubwoba. Hanyuma arabinginga ati nimumbwire izo nzozi mwarose. Ariko Imana ni nziza bene data, Imana ni nziza, ntabwo izaburaho inyuza ngo igutabare, ntabwo izaburaho inyuza ngo ikuvane mu cyiciro urimo igushyire mu kindi. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe mwiza urakomeje. Umwana amubwira ati rero, ati njyewe narose, uyu ngo yari umuvuzi w'imitsima. Ati yararose mfite imitsima yokeje mu byibo 3, ati mbitwaye biri ku mutwe, ati none ibisiga biraza birya ya mitsima birerera ku mutwe. Urumva nyine abivuganye igihunga. Yosefu arabyumva. Habanje uwa vino, uyu mwenzi wa vino amubwira ati rero, ati njyewe narose amaseri y'inzabibu, narose igikombe, ntimumpereza kwa Farawo. Kwa Farawo. Yosefu aramubwira ati dore, arababwira bose, ati dore inzozi zanyu ko zisobanura rero. Wowe mwenzi wa vino ugiye kuzasubira mu kazi kawe mu minsi 3, ko wabonye amaseri 3 n'iminsi 3 ugasubirayo. Nawe w'imitsima rero dore ko bizakugendekera. Uko warose ibyibo 3 birimo imitsima, ati ni iminsi 3 ntizarenga, ati umutwe wawe bazakumanika, mbese byawe bizaba birangiye. Mu minsi 3 niko byagenze. Ariko Yosefu abwira uyu mwenzi wa vino, amubwira ati rero rwose dore twabanye aha, twarababaranye, ntugera hanze dore bazakuzamura. Baramuhanuriye, reka muhanurira yuko azanazamuka, ati uzanyibuke. Niko byabagendekeye bose uko yabibabwiye. Ariko mwumva ikintu gitangaje, wa mwenzi wa vino agezeyo, reka da aribagirwa
aribagirwa, amezi arashira, aribagirwa, umwaka urashira, yibagirwa Yosefu, aragiye asubiye mu buzima busanzwe, aramwibagirwa. Reka nkubwize ukuri, nubwo abantu bakwibagirwa, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeje. Nubwo abantu bakwibagirwa, nubwo abo mwabanye bakwibagirwa, nubwo abo mwakoranye bakwibagirwa, nubwo abavandimwe bawe bakwibagirwa, nubwo nta babyeyi bahari ngo bakwibuke, nubwo se baba nta buryo bafite bwo kukwibuka, ariko reka ngutangarize iri tangazo ryiza, ubuzima bwawe Imana ibufite mu kiganza, kandi Data aracyagukunda. Imana ishimwe cyane. Aramwibagirwa bararuhanye, aramwibagirwa bararuhanye muri gereza, aramwibagirwa ari we Imana yanyujijemo ko agiye kuzamuka, aramwibagirwa ari we Imana yanyujijemo ko agiye gusubira mu kazi ke. Filime irizinga, ariko kubera ko Imana itabura ahantu inyuze, ntabwo ishobora kubura ahantu inyuze igisubizo cyawe, ntabwo ishobora kubura ahantu inyuza. Uyu mugabo witwa Farawo ngo arota inzozi, arose inzozi, ubona ko amakuru ya Yosefu agiye bamo inzozi nyinshi. Harimo ikintu cy'inzozi. Hanyuma ngo arota inzozi, arose inzozi zimutera ubwoba, ahamagara abazimusobanurira pe, birayoberana. Bimaze kuyoberana, ko Imana ari nziza, mwongere mu nkundira Imana. Uyu mwenzi wa vina ahita atanga amakuru, ubwenge buragenda, aribuka, ahita atanga amakuru, atari ko njyewe rero tukiba muri gereza hari umugabo twabanye, wari umusore w'umuheburayo, twabanye, niwe waturotoreye inzozi, kandi uko yabitubwiye niko byagenze. Umwami uyu mugabo Farawo ku murongo wa 14 w'ibice 41, ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe. Bahita bamuhubura, ntabwo yaje mu buryo busanzwe, baramuhubuye, baramutunganya, hanyuma rero ajya imbere y'umwami. Bamutekerereza, umwami Farawo amutekereza inzozi yarose, avuga buryo ki yabonye inka 7 zibyibushye, avuga buryo ki yabonye inka 7 zinanutse ngo z'umwaku, avuga buryo ki yabonye izo nka z'umwaku ngo zirya ziriya 7 zibyibushye, ngo nyuma yo kuzirya kandi zikomeza ari umwaku. Amubwira uburyo yabonye amahundo y'amasaka meza, amubwira andi y'iminambe yakubiswe n'umuyaga waturutse iburasirazuba. Abimutekerereje byose Yosefu ngo abyumve, ariko kandi igihe cye cyari kigeze. Nubwo atabyumvaga uko bizagenda, ariko igihe cye cyo gutabarwa, igihe cye cyo kwibukwa n'Imana cyari kigeze. Imana ishimwe cyane. Imana igira gahunda, kandi igira gahunda ndende ku buzima bw'umwana w'umuntu. Yosefu abitega amatwi, aravuga ati ko sinjye ubizisobanura. Ati ni Imana izisobanura, ariko ibisobanuro biraboneka. Arababwira ati rero dore uko ibintu biteye, umwami inzozi yarose dore uko zimeze. Ati ni imyaka 7 y'inzara, ni imyaka 7 y'uburumbuke. Ati izo nka wabonye n'ayo mahundo wabonye, ati ibisobanuro byabyo ni ibi, ni imyaka 7 y'uburumbuke, igihugu kikeza imyaka myinshi, ariko agakurikiraho indi myaka 7 y'inzara ikomeye iteye ubwoba. Kandi ahita atanga inama. Haleluya! Umuntu uri mu mwuka w'Imana, nubwo haba hari ibibazo, wahorana ibisubizo kandi bifite umumaro, we ahita atanga inama. Atanga inama, abwira ati rero nubwo bimeze gutyo, nihashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, urumva,
ntihashaka umuntu w'umunyabwenge. Reba kuri 33 igice cya 41, dore ukuntu havuga ngo nuko Farawo ngo nashaka umuntu w'umunyabwenge ngo kandi w'umuhanga. Iyo ni inama yatanzwe, irimo itangwa n'uyu mugabo, n'uyu musore w'umuheburayo, n'uyu musore waje ahangaha aguzwe, n'uyu musore waje asuzugurutse. Ariko kuko Uwiteka ari kumwe nawe, atanze inama ibwami, aravuga ngo bashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ngo amuhe ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho ahunikisha igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Uko yabisobanuye ko hazabaho imyaka y'uburumbuke 7 n'indi myaka 7 y'inzara, ngo bateranye ibihunikwa ngo by'iyo myaka myiza ngo igiye gutaha, bahunike mu midugudu. Mva ukuntu arimo abisobanura neza koko nk'umuhanga. Bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo ngo kandi bayirinde. Iyo myaka bayihunike kandi bashyireho n'uburinzi, kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cyose cye kumarwa n'inzara. Imana ishimwe. Atanze inama, atanze n'umurongo uburyo ki ibintu byakorwa. Iyo usomye ku murongo wa 37 w'iki gice, iyo nama ngo inezeza Farawo ngo n'abagaragu be bose. Mbese ubwo inama yari yateranye y'abayobozi bose ngo barebe icyakorwa. Ariko ngo iyo nama ibanezeza abari aho bose banezezwa. Mbese nta wigeze yongeraho ibindi bitekerezo. Ariko noneho Farawo abaza abagaragu be, atese ko nshimye ko dusobanukiwe uko ibintu bimeze, imyaka y'uburumbuke ibaye 7, imyaka y'inzara izakurikiraho nayo ikaba ibaye 7, tukaba tugejejweho inama y'uko byazagenda, ko abantu bazahunika mu midugudu, ko abantu bazabika ibi biribwa, kandi ese tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Bahera ko rero bafata Yosefu bamugira umuyobozi. Namwe nimundebera uru rugendo rw'ubuzima bwa Yosefu no kujya kuyobora iki gihugu uko byagenze. Ni inzira ndende, irimo igihe kirekire, irimo amakuba menshi, irimo imiraba myinshi, ariko reka ngutangarize ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza kandi urakomeje. Haleluya, haleluya. Nurabona ko uru rugendo ari rurerure, Yosefu yimitswa te ari umugurano, yimitswa te atari nyir'igihugu? Ese barebye seveye? Hari seveye babanje bakareba, babanje kureba se ari mwene nde, babanje kureba se akomoka he? Kuko igihe cy'Imana kigeze hari ibintu bititabwaho. Hari ibintu twebwe abantu tureba, ariko hari iyo igihe cy'Imana kigeze hari amaprincipe menshi batagenderaho, kuko igihe cyo gukora kw'Imana kigeze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Yosefu ahunikisha imyaka, arabikoze. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga yuko uretse Farawo wenyine, undi muntu wahitaga akurikira yari Yosefu. Imana ishimwe cyane. Rero ndenda gusoza ikiganiro cyanjye cy'uno munsi, ariko reka nkubwire ngutangariza amakuru avuga yuko urwego waba uriho rwose, ikigero waba uriho cyose, nta kigero Imana itageraho, nta kigero Yesu atakoraho, nta cyiciro Kristo atakoraho. Imana ishimwe cyane. Yosefu birangiye ayoboye, birangiye ahunitse, birangiye ariho honyine hasigaye ibyo kurya. Ibindi bihugu bikikije hirya no hino inzara iratera, inzara irakomera. Nicyo gihe rero
bene se wa Yosefu nabo inzara yabagezeho aho bari inzara irabica, biba ngombwa ko baza guhahira muri iki gihugu. hanyuma rero ntabwo biyumvishaga mu bitekerezo byabo namba ko Yosefu yaba akiriho. ubundi hari igihe isi gukorera ibintu ikumvira kurangije, ikumvira guhanaguye, ariko gukora kw'Imana kuba kukiri kumwe n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. barikoze baraje guhaha, ni inzira ndende, ni amakuru menshi, ariko icyo nashaka kubabwira ni uko za nzozi kera Yosefu akiri muto yarose zaje gusohora. nusoma mu bice 43, reka wenda tuhasome umurongo waho wa 24, haravuga ngo ibice 43 by'itangiriro, by'igitabo cy'itangiriro. reka wenda ntacyo dusoma umurongo wa 26, urahasanga za nzozi za kera Yosefu akiri umwana mutoya yigeze kurota. Yosefu atashye bamusangisha mu nzu y'amaturo bazanye, bamwikubita imbere bubamye. ntizisohoye. murebe urugendo rw'ubuzima bw'uyu musore, murebe ubuzima bwa Yosefu aho yaciye n'imibabaro yaciyemo, ariko birangiye bamwikubise imbere bubamye. uko yabonye ya miba yubamye imbere ye, birangiye nabo bubamye. soma 28. baramusubiza bati data umugaragu wawe ni muzima, arakira. barunama bikubita hasi. igihe cyarageze baraza bahagutura, bazana se, baza bose, umuryango wose uraza, baratura, arabatuza, baratunganirwa, kugeza igihe Yakobo uyu musaza se yaje ubuzima bwe bwarangira aho yaje kwitaba Imana, ariko akuze ashaje. ariko icyo nagira ngo ntangariza abantu muri ijambo ry'Imana, twifashishije iri jambo ry'Imana, hari n'abandi benshi twafata ingero zabo, ariko twafashe urugero kuri Yosefu. ni uko umugambi w'Imana kuri wowe nta kizawukoma mu nkokora. ni uko umugambi w'Imana kuri njyewe nta kizawukoma mu nkokora. hari irindi jambo ry'Imana ngira ngo dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. dusome igice cyaho cya mbere, umurongo wa 37. haranditse ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. amen. nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo Imana yavuze ku buzima bwawe rizahera. nubwo byaba byaraciye mu nzozi, nubwo byaba byaranyuze mu buhanuzi, aho byaca hose, ariko ari Imana yabivuze, Imana izabisohora. nta jambo Imana yavuze na rimwe ku buzima bwawe ritazasohora. Imana ishimwe cyane. Imana yadusezeranyije ibintu byinshi bitandukanye. Imana yadusezeranyije ubuzima. Imana n'ubu iracyadusezeranye, ariko hari indi sezerano dusangiye twese, yuko igihe nikigera Imana izatujyana mu ijuru. abantu bayizera, abantu bayikoreye, abantu bahindukiye. nagira ngo nawe nkubwire, ubaye utarahindukirira Imana, ubaye utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aka kanya ni umwanya wo kwitekerezaho, ukakira Yesu, ukakira isezerano ry'Imana ry'ubugingo buhoraho, ukakira ihumure rituruka mu ijuru, kuko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. amen. reka rero dusenge Imana dusoze uyu mwanya, tuzakomeza ubutaha, ariko nkwibutse yuko gahunda y'Imana ari nziza ku buzima bwawe, ku manywa na nijoro, amanywa, mu gitondo. Imana ni nziza kuri wowe, kandi Imana iracyagukunda, Imana iracyagutekereza, iracyagufite mu bitekerezo byayo. hari igihe umuntu atsikamirwa n'imibabaro akiheba, hari igihe umuntu avuga ati si ibi bintu Imana yavuganye nanjye bizabaho, ariko umugambi w'Imana urakomeje. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo. amen. reka rero dusenge Imana.
Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Umugambi wawe mwiza urakomeje kuri twebwe, kandi ukomeje kuba kwizera bose, kandi uzakomeza no ku bantu bakikwizera, bakikwakira mu buzima bwabo, bakikugira uwa mbere. Urakoze rero, shimwe n'icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe none n'ibihe bidashira ku bwa Yesu Kristo umwami. Amen. Amen.